Nashimishijwe cyane no kuba naje i Buruseli kwegera Abanyarwanda. Natangaje ibitabo byanjye kandi nshobora no kuganira n'Abanyarwanda bake cyane bitabiriye. Ni ikibazo ariko kuko numva Abanyarwanda bavuga ngo ntabwo ngo mu Rwanda ngo hari ibiganiro abantu ngo baganira kuri politike, bakava mu Birigi bagiye gusaba iyo débat politique ngo espace politique ngo ntago ngo hari urubuga rwa politike. Nyamara umunyapolitiki uvuye mu Rwanda akaza agatumira abanyapolitiki n'abandi Banyarwanda ngo baganirire i Buruseli, ugasanga ntabwo babishaka, abantu babyitayeho. Ndakeka ko kuri icyo kibazo rero tugomba kubyitondera kuko nta kidakorwa, nanjye ubwanjye ntacyo ntakora. Nkaba rero nzakomeza kwegera Abanyarwanda, noneho ababishaka tukaganira ku bibazo by'igihugu cyacu, tukacyubaka tujya imbere. Abiyita abanyapolitiki abo twaganiriyeho twavuganye ko twumvikanye ko gukora politike y'igihugu runaka utagifitiye ibyangombwa, udafite ikarita y'itora, udafite gahunda yo gutembera mu baturage b'icyo gihugu ngo wumve ibiganiro byabo, biriya byose bariho baracyatsa. Nta mashyaka mu mahanga, ni ibintu byose bidafitanye isano n'amategeko. Nyamara bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku maradiyo, ku mashyirahamwe akemura ibibazo byabo. Ibyo byose ntawe ubibanenga, ariko twe dukora politike mu gihugu dukeneye ko badufasha aho kugira ngo biyite ngo bariyopoza kandi ntacyo bapfana n'igihugu, ahubwo nibagishake, bagerageze bagishake kugira ngo dutegure amatora yo mu myaka iri imbere, nabo bazagiremo uruhare. Ndabashimiye, ubundi nzakomeza kwegera abaturage aho bari hose mu isi, mu mijyi y'Uburayi, mbere y'uko mbonana n'abari mu Rwanda. Ubundi dukomeze duteze imbere demokarasi, dushingira ku gushyigikira ibyagezweho no guharanira iterambere no kudaheranwa n'amateka. Murakoze.